Ushimiye kuba nkusanze ku murongo w'105 n'ibice 9. Aho niho twumvira kuri FM cyangwa twumvira kuri application ya TuneIn. Aka ni kakanya twahariye menya nuyu aho tukugezaho amateka y'umwe mu byamamare baba baravutse mu cyumweru hagati. Haba muri muzike, muri sinema, muri politike cyangwa se mu bukungu. Uyu munsi page yacu ya menya nuyu ifungukiye mu bwami bw'ababirigi aho tugiye kukubwira amateka y'umukinnyi wa filime rurangiranwa wagiye akina muri filime nyinshi zitandukanye. Ariko byagera ku yiswe Expandables 2 bigashinga umugani. Aganira n'umunyamakuru wa TBS ati umwe mu bagabo bahisemo gukina filime z'imirwano, ariko se watubwira ni ikihe kintu kigufasha kugumya ufite imbaraga umeze nk'umusore muto? Ni irihe banga ukoresha? It's because I came up to a point that you have to listen to your body. Ibyo biterwa nuko kuri iyo ngingo bisaba kumvira umubiri wawe, bikagusaba gukora imyitozo nibura 3 cyangwa se niyo byaba rimwe mu cyumweru. Wenda ntabwo bihagije, ariko kuri nge biba bihagije. Iyo ukora siporo bigendana n'ibyiyumviro byawe. Nibyo mvuga, kunanura umubiri bifasha imikaya yawe kugororoka ndetse imitsi ikarambuka. Gusa wenda guterura ibiremeye cyane byo narabiretse kuko si byiza, bishobora gutuma ubabara mu gatuza, umugongo ndetse no mu mbavu. Aha nshobora kukwereka inzira nk'eshatu umuntu yakoresha ari kugorora umubiri kugira ngo awunanure. Claude Van Dame. Claude Van Dame. Claude Van Dame. Nge ndi TungaPeter, nkushimiye kutajya ukuraho urushinge. Jean-Claude Camille François Van Dame, nge nawe twamenye nka Jean-Claude Van Dame, yavutse ku itariki 18 ukwakira mu mwaka wa 1960. Avukira aho bita Benjamin Agathe i Buruseli mu Bubiligi. Jean-Claude Van Dame ku myaka 10 nibwo yagiye mu ishuri ryigisha imikino njyarugamba ya Shotokan, karate ndetse na kickboxing, cyangwa se iyo twakwita imikino y'iteramakofe. Van Dame nk'umunyeshuri w'umuhanga wese ku myaka 18 yari amaze guhabwa umukandara w'umukara ceinture noire. Nyuma yo guhabwa umukandara w'umukara, Van Dame ntiyazuyaje kuko yatangiye gukora imyitozo yo kubaka umubiri, bodybuilder, aterura ibintu biremereye. Ibi akaba ari nabyo byamugize umunyabigwi mu bubatsi b'umubiri mu bwami bw'Ububiligi. Jean-Claude Van Dame akiri ingimbi y'imyaka 16 kandi yabyinaga mu itorero. Ikintu kuri we afata nk'imwe muri siporo. Kuri we ngo umuntu uzi kubyina ngo nta yindi siporo yamunanira. Jean-Claude Van Dame ubundi kuri we siporo rwarahiritse kuko uretse kubyina, gukina Shotokan, karate n'iteramakofe, yongeyeho no kwiga ubundi bwoko bw'imirwanire bwa taekwondo ndetse na muay thai. Jean-Claude Van Dame nyuma yo gutozwa imyaka 4 na Claude Gotts umukino wa karate, yahise yinjira mu ikipe y'igihugu y'umukino wa karate. Van Dame ubumenyi yari afite mu mirwanire nibwo bwagiye bumusunikira mu kwitabira amarushanwa atandukanye ku mugabane w'Uburayi, ndetse ahenshi akagenda akura ibihembo aho yabaga yasohokeye ikipe y'igihugu cyangwa yo ku giti cye. Aha twavuga nko mu mwaka wa 1979 ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mu ikipe y'igihugu y'umukino wa karate yahesheje Ububiligi igikombe cy'umugabane w'Uburayi mu mikino ya karate. Jean-Claude Camille François Van Dame wamamaye nka Van Dame yatangiye gukina sinema ari nayo iri gutuma tumuvuga aka kanya mu mwaka wa 1979 aho yagaragaraga muri filime bita Woman Between Wolf and Dog. Gusa aha sinava ko yari yakinjiye muri uyu mwuga neza kuko ntiyari yakinjiye ku butaka butagatifu bwa filime Hollywood. Ku mugaragaro mu mwaka wa 1982 Jean-Claude Van Dame nibwo yatangaje ko atazongera kwitabira amarushanwa y'imikino njyarugamba, ko ahubwo agiye kwitangira umwuga wa sinema. Mu mwaka wa 1982 akimara gushyira akadomo ka nyuma ku kwitabira imikino njyarugamba, urugendo rutari ruto mu mwuga mushya yari yinjiyemo wa sinema rwari rutangiye. We n'inshuti ye mu bwana Michel Kiss bahagurutse iwabo ku ivuko berekeza iwabo wa sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakigerayo bagiye bakora imirimo myinshi itandukanye kugira ngo babone amaramuko. Mu mwaka wa 1984 nyuma y'imyaka 2 nibo basa nabinjiye mu byari byabajyanye muri Amerika gukina filime, kuko bagaragaye muri filime bita Breaking yakozwe na company ikinisha filime ya Canon Film.
uko iminsi y'icuma bagendaga bamenyera banagura ubucuti. Umunsi umwe wacanye amahirwe Van Dame abahuye n'umukinnyi wa filime z'imirwano rurangiranwa Chuck Norris yahise aha akazi Van Dame ko gukora mu kabari ke ka Woodworth nk'umubouncer cyangwa se ushinzwe umutekano. Mu mwaka wa 1984 umwaka wamuhindurira amateka, Jean Claude Van Dame yashyizwe mu ikipe ya Chuck Norris y'abazakina muri filime y'imirwano yiswe Missing in Action. Jean Claude Van Dame yagiye akina ndetse akanayobora filime nyinshi ziganjemo iz'imirwano. Aha nk'izo wamenya zamamaye cyane ni nka Bloodsport yasohotse mu mwaka wa 1988, Kickboxer yasohotse mu mwaka wa 1989, Universal Soldier yo mu mwaka wa 1992, Hard Target yasohotse mu mwaka wa 1993, Street Fighter na Time Cop zamamaye mu mwaka wa 1994. Aha kandi ntitwakwibagirwa Sudden Death yigaruriye imitima y'abakunda filime z'imirwano kuva mu mwaka wa 1995 kugeza mu mwaka wa 2008. Gusa Van Dame nka nyir'ubwite ntazibagirwa filime The Expendable 2 yasohotse mu mwaka wa 2012 kuko yamwinjirije agatubutse ndetse ikanamufasha gukinana n'ibyamamare byinshi mu mwuga wa sinema. Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, ainsi que le comédien Jean-Claude Van Damme et Monsieur Sylvester Stallone. My pleasure. Aha byari mu nama n'itangazamakuru i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa. Aha aba bagabo bane bari bagiye gusobanura ku ikinwa rya Expendables 2. Schwarzenegger said, and Stallone. Nk'uko nyakubahwa Stallone yabivuze na bagenzi banjye bose, muri rusange igitekerezo cyo kwandika iyi filime cyaje ari mu bihe bidasanzwe nk'uko Stallone yabivuze. Twagira ngo tumurikire isi twerekane ubugugu bw'abantu n'ubwikunde bwabo, ibintu byo mu bihe byashije ariko ugasanga n'ubu bikibaho. Naho kuri nge ubusobanuro bw'ijambo intwari ni umusore wizera ko ikintu kibi ashobora kukibyazamo icyiza, cyaba giteye ubwoba ntagire ubwoba. Uwo ni indwanyi, niba atinyutse kurwanya ikintu abandi batinyaga nk'abasirikare ukarinda abandi. Niyo mpamvu habaho intwari y'umuryango, intwari y'igihugu. Abo bose mbita indwanyi. Ni gutyo nge mbyumva, ni gutyo nge numvaga intwari. And we call them warriors. Those are heroes to me. Ni byinshi wahishwe kuri Van Dame ariko wowe udukurikiye ugiye kubimenya. Ndaje. Jean Claude Van Dame kimwe n'undi ugiye ahantu adafite uwo asanga, yigeze kujya kuba mu mujyi wa Los Angeles ashakisha ubuzima. Aho kububona ararurirwa kuko atagiraga icyo kurya, kunywa ndetse bikajyana no kutagira aho kurambika umusaya. Ibi bikaba byaratumye avayo ishusho itabona. Ikindi nuko Van Dame yigeze gukora imibonano mpuzabitsina imbona nkubone muri filime. Van Dame uzwiho rimwe na rimwe gukina filime ziganjemo ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina, ubwo yafataga amashusho ya filime yitwa Time Cop nakubwiye hejuru yasohotse mu mwaka wa 1994, yaryamanye imbona nkubone n'umukinnyikazi wa filime witwa Sloan. Ko nta mukuru utagira mukuru we, Van Dame nawe yemera ko mu mateka y'isi nta mukinnyi wa filime uzabaho mwiza nka Charlie Chaplin. Umugabo ahamya ko atazigera yibagirwa bitewe n'uturingusho twe yashyiraga muri filime. Ndimo ngana ku musozo, Jean Claude Van Dame upima 1.77 ni umugabo wubatse, akaba yarashakanye n'abagore bane barimo Darcy Piera, Gladys Portuguese, Cynthia Deriderian na Maria Rodriguez. Gusa Van Dame igitangaje nubwo yagiye ashakana n'abagore benshi, abana be bazwi neza ni batatu: Bianca Buri, Christopher Van Varenberg na Nicolas Van Varenberg. Jean Claude Van Dame ubu arimo arakata umutsima w'isabukuru y'amavuko w'imyaka 58. Nge ndi TungaPeter, ibihe bibahire.